no yari tigeze ubona icyakunda nkuko umusaza arivuza umusaza Beau-frère. Oui, beau-frère. Ni beau-frère wanjye yungu. Ndiwe Jada ariko mbabara tuviyana. Ariko uremera nyine kuri beau-frère wanjye. Ndiwe ndabizi ariko mbabara tuviyana. Okay. Seriveri, itumukubita indi round. Oya Jado hano ntago nahanywera hano hantu kabisa. Mbabara tugenda. Bagwite kuwa. Tugende Jado hano ntago nahanywera. Wapi? Rikuze. Jada. Reba umpamagaye ndi kumwe na Ornel na Misho. Uri kumva? Babara tugende dukomezanye nabo tuviyana. Tugende Jada. Uri reka umaze kubwira ari ikintu kimwe utaruze. Bose boss ramusaza uriya duri. Bose n'abapampe banjye. Bose n'abapampe banjye. Bose nta muntu n'umwe n'uyu nguyu. Yes, wagira ikintu nkoraho bahari bose. Icyo nawe mfite cyose ariko nta muntu n'umwe. Urumva? Nibyo kumbwira ngo umumiki kireka kwidiritaje. Urukumva? Njyewe impamvu naguhamagaye hano ndayizi. Tugende wabaye tugende. Urasa gatose. Bonde. Ukazana ibintu by'ubugoryi hano. Ikisi. Reba amafaranga yose uri gukuramo muri aka kabari kari cheap gutya. Jado. Tugende. Ariko nakubwiye ngo reba ijiri nyuma gato. Uyu nguyu aba bose nabaguriye urabona hari umuntu nkoraho jewe niyo nafite ikintu cyose nta numwe n'uyu wankoraho urumva nta muntu wankoraho. Yes, nta bose na pampe bari. Bose na pampe bari wankoraho. Ibyo ngibyo uri kuvuga ngo kwanza reka mbabwire. Yes. Yes, bye. Going round. No. Bye. Cheers. Man, ikintu nibuka nuko gusa nanyweye nabyinnye nagize gute naho ntago nakwibuka ngo byagenze bite. Mani ngiye naje mbona hano ubwo wigeze umenya ariko nyine tunafashije wa mujama kugira ngo tugukize tu nabonaga abantu bakomereye fo. None se ubitebye nukuvuga ngo uriya mutipe ukuntu yahise yabigenza yahise ahabya abajama bimwe bya fosa arabahabya mbona nyine tu arabakateye byatari noneho natwe tuborebye ukuntu wari wahiye watokombeye fosa turavuga ati uyu mujama reka tumucyure home agenda aruhuke namara kuruhuka wenda ibindi ejo ariko nyine we wahise wanga kutahana n'uriya mujama wawe uravuga ngo urashaka kwirarira muri hudo. None ngiye mbibonye ndavuga ati reka nkumanukane nkugeze akavumo ugenda ugangike ntari buruhuke nta wasito. bivuze ngo wanigeze agera hano. Wapi yahageze kugeza hano ariko nyine mbona ni bwa butipe bumwe bwa fo bwa bintu menye nyine ntazi ukuntu mbona yizanisha utuntu twinshi aravuga ngo aratashye ngo nyine ngo azagaruka kukureba mu gitondo nyine ndamufara aragenda tu. Hanyuma igikapu cyanjye igikapu nta gikapu nigeze mbona ibyo byo ntago nabyitayeho.
ko ngiye urara ikintu ndi kwibaza. Business Jado ashaka gushoramo amafaranga angana kuriya ni business bwoko ki? Aho sinaba nabutse. Nge mbona utahubutse. Cyane cyane ko bari abana nibo turuhira. Ndabyumva nibo turuhira kandi ni ngombwa. Ariko none ikibazo mfite mu kumenya nimba uri mwana arahindutse byanyabyo. Kuko urebye ukuntu ahubuka ukareba umujinya ukareba n'inzika agira ntabwo biri kubusa. Reka kuri mwana ubwonko bwe butari bwajya ku murongo. Nge mfite icyizere. Agishingira kuki? Jado rwose usibye biriya yajyagamo ariko ubundi Jado n'umwana uzi ubwenge. Nge mfite icyizere rwose ko ari amafaranga azayakoresha kandi akunguka. Tubyizere gutyo. Akoze ko kuvuga ari ugutaruka. Bite byamushitse. Kibikize. Asiko nta nubwo mujya munaganira byibuze ngakubwire ko ari umuntu uri kumurambayiza cyangwa umuntu umugenda iruhande. Ereka amaze gukura. Ariko nawe rwose. Rero buriya ordinaire umwe sinzi uko umubona. Nta bintu ajya apfa kuvuga. Gusa hari umusore njya nkunda kubabonana ndamubona bari kumwe bagendana basurana. Ntabwo nta kintu arambwira. Ngo oya nsobanura ngo umusore ugira ate? Umusore bagendana bakunda kuba bari kumwe. Ntushaka kumbwira ko ari wa musongare nasanziwe. Ibyo ntabwo byakunda. Ntabwo bishoboka. Urumire ntabwo agomba kugendana n'ubusore nka buriya babwambaye ubukoti bw'umukara n'imishene wajya ngo nimbwire kugenda mu muhanda. Ntabwo bishoboka. Urumire ari yubashye agomba kujya usanga umuhungu yubashye. Umuhungu uri smart. Par exemple nka Patrick. Yes. No. C'est Patrick, c'est tout. Akora bo ubona bino bintu byo kuzaza dukora hano muri biro ubona bitazadushyeshamo kweri. Azashatse ahantu umuntu azajya ajya hakaba ariho duhura kugira ngo tuzana muri biro. Kugira wasi Nese ugira ngo abakozi bo hano ntibazaba babibona. Iyo ninjira ugakinga ugira ngo buriya ntago baba babibonye. Akubere ujimenya ko iyi biro ari yanjye. Ndetse na biro naka kabari kose ujimenya ko ari akanya. Iki gituma ugira impungenge koko. Agasubira bo. Sakomana utishimye. Buriya ahubwo kufite amafaranga wazakodesha nk'inzu ushaka akarotsa duhura kugira ngo tsana mu biro. Ako beri. Mbwije ukuri utambeshye ufite imyaka ingahe? 18 nzariza mu kwa karindwi. Kuki wambwiye ko ufite 22? Kuki wambeshye? Usagiraga ngo ntakubwiye yuko mfite imyaka 17 ukamakaje kandi nanone ndebye ntabwo wagira ngo ndayifite. Ubwo ajya mfite imyaka mike wagira ngo ndayirengeje. Ntacyo ariko tubyihorere. Urumwe ngo nicare tuganire. Ushaka ko tuganira kujyanye n'iki? Nyine reba neza yaragiye. Kazi kakubanye kenshi. Oya. Ariko akeneye umuntu umusimbura kandi ndumva rwose naba manager. Ntabwo waba manager. Kandi tubyandi byabyo. Kujya umenya ko ngutekerereza. Ubuze uko mfata umwanya ngatekereza icyakugirira umumaro cyakuvana ku rwego rumwe kikakujyana ku rundi. Nyine ngira manager. Oya. Ejo bundi nakubonye urimo guperforminga uri imbere abakiriya. Niba ari ikintu cyanejeje nkabona ni ibihe bidasanzwe muri ya munsi. Byatumye ntekereza ikintu gikomeye. Ndashaka yuko wowe Berize uhinduka face y'aka kabari. Ikintu muracyumva. Ku buryo ubona Berize abona akabari kacu akakamenya. Ubona Berize asobanukirwa akabari kacu na serivisi zitangirwamo. Nuko doreka no kubica ku ruhande kwanza. Ndashaka yuko uzajya uririmbira abakiriya hanyuma none ugakora akazi kitwa gusavinga aba VIPs b'abantu mu nzego zo hejuru. Ukaba ari gukora serivisi n'ibintu birimo inyungu. Kandi ibintu byoroshye.
gute ubwo ngubwo ntabwo ndi kumva ngewe ntabwo ndi kumva ntabwo uri kubyumva Ah. icya mbere ikintu kijyanye no kugira no kubona amatipu bizaza ku rwego rwo hejuru icya kabiri kijyanye na connection kandi urabizi ko ubuzima bw'ubu ni connection nta kindi connection mu bantu bakomeye connection mu bantu bakomeye icyubahiro mu bantu bakomeye uzaba utandukanye n'abo baseriveri bose ba hano ikintu urimo uracyumva kandi ikindi umushahara nzawongera nkawongera uranezerewe cyane rwose reka baragutekereje mbere kiba ikibazo cyawe rero ntabwo upfa kwizera ibintu ngo ubwire nyine ugomba kubanza kubinyereka none se ugira ngo njye mbyemere gutyo gusa Berize simani ko ndeba nta courage ubundi vipi Man, ntabwo ndi sawa man. oya mani wowe ikarume noneho tunywe kano ka cyayi nitukarangiza ngo ukuzemo nk'ingahe kuri rasitoneri hariya ubundi tu nanjye mpite manuka njye imihanda njye kwiga siko bimeze ninde Johnston injira man man mbwira igikapu cyanjye niwo gifite cyane ntacyo ufite Geki? igikapu cyanjye uragifite cyane ntacyo ufite man mbwira njye uragifite cyane ntacyo ufite man igikapu mwa? man man gute miliyoni 3 man zagenda gutyo gusa man umusaza miliyoni 3 mani mu gikapu iryo fungo ryose wari uryibitseho mani Uzamana igikapu cyanjye gifite. umva kubitamo intoki tugende sha dufite akazi kenshi ese mani urashaka kumujyana atarangije guporera nagire vuba nagire vuba nave mu bintu by'amata ubwo nsange hanze ngo tugende umva sawa umupira wanjye uriye man nakosewe wagiye ne uri kumbabaza sha maze uko yewe ihangane mama erega kuba mwiza bisaba ikiguzi cyane ku buryo narinda gupfa se yewe mama ne uzukunda abayicuki Serafi ko watinze hari abantu benshi umukobwa nizera ko batakurundiyemo ibigufi ariko nje wabonaga ndi umwana w'ejo bundi ndamunda rega wambenda mama ne narumva ko abantu bavugaga bari busare neza Serafi mbabarira rwose nshinguka hejuru ugabanya amagambo yawe ariko muje murareka ukuri kuje kuravugwa mama ne ubu nje noneho tayari ubundi kureba wanyuzara ku gasandere uri kugenda wimaringa guca bya bikondere sigise byose byakanuye amaso gabiturumbutsemo bya bintu bivugishaga ngo mabuja wanje ngo yarasaze biki Serafi ndacitswe ndavuga ngo mpe mu maso vuba ariko ne uriya mwana umujijije ubusa ako mama nawe ujya umbabarira rwose wowe ujya ureka bakwita umusazi kandi uri muzima ese abantu bose ko birirwa bavuga ngo narasoze karitsiye yose umusozi wose ni njye ntero ngo ndi umusazi ariko uri muzima ne maze hari igihe bindenga ariko iyo numvishije bindenza agahinda kanyishe ndagenda nkigira mu cyumba maze nkifatira bibiliya ngatangira ngasenga nuko mama ariko kuko ibyo bintu ntabwo nigeze mbitekereza ariko mama urabizi gahunda yanjye mfite ni ukumara kwiga ngakora akazi keza kamemba amafaranga meza ubundi nkakubakira inzu nini koko sibyo nkagutembereza i Burayi nkagutembereza ahantu hose mama ni ukuri ntacyo uzamburana humura ne ma nawe umuri uramfite ma humura nzakuba hafi sibyo
gusepera burya kuba umugabo bisaba kumanuka ugakora n'ibifite ugakora n'ifara yo ngo burya kuba umugabo ntibisaba gusepera burya kuba umugabo bisaba kumanuka ugakora n'ibifite ugakora n'ifaranga yo kinitwa bebe aka the top G konka G Fredzo okay banyita bebe aka the top yo kinitwa bebe aka the top G konka G Fredzo bro tot the bem dok na gato musaza meze fresh man cyonze kubona kubita imidongo ubundi abantu basa kutuntu se natwigire ba ndajya studio mu kanya gato nyire kure nyishyira hanze abantu bagasaba sekandi aka kanya bagiye projet turimo mwana tangiye kuzana ibintu byo kuririmba aka kanya uyobe projet turimo ahubwo mva mubwira dira danje ndagira ngo dupange ukuntu dukora filime na Dr. hariya filime igamije iki umva naratekereje nsanga tugomba gukora filime ifite ikintu yigisha gifatika yahindura ubuzima bw'abantu muri rusange ariko ikinjiza n'akantu mwana birumvikana filime zidatanga akantu izo mwe muzikora ni mubona akantu ntimuyabona akantu kazaba kazanye mwana ahubwo mvuga ukuntu igomba kubitera dukurikirana ubuzima bw'umuntu n'ibiyobyabwenge abahate gahunda ze za buri munsi nizihe amafaranga yakure kuko birabiboro birahenda mwana birahenda byatari ako nyine nkabikorana n'umuntu binywa nyine nka Dr. nawe wampa amakuru yuzuye kandi uriya mutipe mana nanabicuruza eka yarabicuruza nyine abafite amakuru yabyo byose yerekeranye kuri ibyo arabicuruza uriya mujama sana bivuze ngo ariko nyine ugomba kumuha nk'akantu kugira ngo uhereze ayo makuru ntabwo yapfa nyine kugaragaza nyine amuzi ikibazo se cy'akantu ni gayibereye ifaranga ntirihari ari ikibazo cy'akantu ifaranga ryo ntari rega nuriya nta nubwo bikomeye kumuhereza rero ni sawa no kugira ngo nkwereke ukuntu ndi committed kuri iyi projet njye nzarucoma kabisa Marviseri projet nk'izi niko zikorwa mwana ugomba kujya muri mudu n'umuntu mugiye gukora mukisanisha nibwo bisohoka bimeze neza kwatunguwe se mwana ntabwo uri kubyumva ngiye ngusobanurire fresh andeka nkubaza kuri kuvuga ngo kwisanisha nabyo kuri gukora filime bijyanye n'iby'intozi wigeze wisanisha nazo si iby'intozi wakoze filime nyinshi wakoze filime y'intozi nese kutishanishije nayo uzo none we y'intozi nese kujya ushaka kujya kwisanisha n'ibyo biyobyabwenge zije zite uzi n'ibiyobyabwenge bihurira se mandeka nkubaza orunera zikunkura umujyi wowe ngese nkuru umujyi mwana kare bisubizaho bivanye utazana bivuga nta rumujyi ubwa mbere nzaba nanacomyeho kugira ngo njye muri mood na Dr. nyine ugiye muri mood dukora ibintu birenze nyine twisanisha shareka nkubwize ukuri biriya bintu ndabizi neza iyo ubigiyemo uri kumva ukabijyamo ngo ugiye kwisanisha nabyo ngo ugiye ngo kugira gutya ngo urahita ubivamo ndabizi neza bihita bigutwara cyangwa ibyo urimo kwigira ngo uzisanisha aranga ibiki n'ibiki akazi kawe ahubwo reka nkubwire tuza dukore filime igihanze abantu tubatwike basare reka kuvugaga ibintu byo kwisanisha ngo kujya muri modo byo bive mu mana ahubwo mbwira njye nzaba ndi iki muri iyo filime nzaba ndi iki nyine muri rusange kugira ngo umenye neza uzamfasha ibintu bijyanye n'amajwi usaba nyine uri bumo pereta niko bamwita muri sinema bumo pereta ariko nyine ako ngako nta kazi nyine uzaba uri gukora muri filime ku bijyanye byo n'amafaranga ko ari wowe nyine wayazanye uzaba nyine uri producer Jado nyine producer uzaba uri producer nyine kuko wazanye amafaranga producer akora iki producer nyine ni umuntu nyine w'umuboss uzana amafaranga agashora mu mushinga nyine muri macyane nyiri umushinga nyiri umushinga nyine byose izaba ari yawe nyine izasohoka ari ngo producer Jado nyine producer Jado yakozwe na Jado boss Jado okay nyine byose nyine yo kubita Jado producer sineza nyine Jado murekezi uzanye n'ibiki Jado de murekezi se sineza akona nakotebe ahubwo nuko mushatinze ngo tujye kureba uwo mutipe ngo ni Dr. Ni dute dukora umuti ubwo bye nibyo fresh none mu gihe turindiriye mishu kambe mfasha akantu mishu nta kantu karimo se agenda urebe ntago meruka rega kujyamo ntago muri iyi minsi ntago nafataho mwana wabimbwa muhungu kanigiye gufata ntabyo kubimwa mwana uragira ntare
birarangiye. ariko ne ko nabuze icyuma kiri he? Icyuma ariko ne karame nicyo uri kumpisha? guhisha ne wambwiye ikintu ikibazo ufite? ariko noneho mama ni ukuri sinzi ibyo mva mbereyemo nguhisha iki se? Nta kibazo mfite ni ukuri. aha yega niba baba bakwirukanye ku kazi ntacyo bitwaye, dore ko njye n'ubundi bitanshimisha kwirirwa gukora muri kariya kabari muri ziriya nzoga. cyane ngwino unyihera icyuma nihatira ibirayi. ariko mama wari wagishatse kuko utambeshye? nari nta kibazo. Zazana mpati. aya bireke ndabyikorera. ubundi ndakubwiye ko banyirukanye. Ahubwo ni utekereza ko nakuzi? Rega ninjye wakwibyariye. Iyo wishimye niyo ufite ikibazo ndabimenya. Hano none nabonye ba bene wanyu birirwa baguhamagara kuri telefone batigeze baguhamagara. Nibaza ko neza bakwirukanye. Ntawanyirukanye ni njye wirukanye. Ngo mama wambwiye ko ngomba kwanga agasuzuguro, ko nta mwana w'umuntu n'umwe ugomba kuyobora ubwenge bwanjye ngo nyibageze ko nanjye mbufite. Ma nta kintu kintera imbaraga mu byemezo mfata nko kwibuka uburyo papa yadutaye nkiri muto, ukandera ugakoresha imbaraga zawe zose nta bufasha bw'umuntu n'umwe watse. Mama nanjye nafashe umwanzuro w'uko ngomba gukora mpaka nigejeje ku byo nshaka nta n'umwe mfukamiye. si mama ko ntacyo nsubiza. ndananiwe, reka njye kuryama, buriya nzagusubiza ejo. Akuma Amerika tujye twemera ubundi birarenze man. sureba zira bomba atomike bateye Hiroshima na Nagasaki. Noneho uzi ibintu birenze Izo bombe none bayihateye muri 45 ariko haracyacumba nk'ifege yaje. wallahi ngayo bazi ko wagiye ngo araboro baracumi no kwisora cyayo. Umbaza kandi kantu k'ubwenge urabona ntago wenda mu gashona kuvuga ngo urabona zira nani nyine bakozemo zira boro nyine ira bakozemo nyine narumeniyo
ingoma no mu gihe mukanya arambwira ko ari na Karisiro wowe uri Babylon iriya poro bayita Iranium jya umushonesha mani uyu mutipe jya umurahura ntago ahabona ariko nyine mureke izo blague noneho twiganire izindi story zacu twinjiriza tu kuvuga ngo murashona aba bakoboye nyine abangaba mureba hano imbere yanjye abangaba umva ngewe nakubeshya abo babi ukuntu nababonye noneho icyangwe bahagaze wabaye nagari byo kukubeshya abo bajemo nabo mu ngagana yena nigeze ngo ugiye kuvuga n'ikindi kintu nizo oya ni ibyo tu kubanga abatipe nimba bavango nabo mu gikoma cyavango nabo mu ngaga ngo niki icyo ngicyo ntabwo ari cyo cyihutirwa icyo ugomba kumenya uzi icyo ari cyo abapampe bacu ntarebe urumva nyine tu ntari bitubwire man nyine abafilmmaker ibintu bijyanye na sinema akojya ugasoma uyu munsi banabazaniye ishora diro y'inshuro umva man ariko nizere yuko atari mwe babandi ngo bazaduteze leta aya mani ntago ari babis man okay nimba ari abafilmmaker rero man noneho shubira hashashe dai boro turabikunda hanjye baranze nigeze kujya muri competition hari uburyo ntera nkongera nkakata ijisho nkavanamo ubundi nabaye wa mbere baranze man nzabigukorera uzumirwa ntari bikabisa nizo ngizo tuzazikora ngizo France bazana tuzazikora ariko aka kanya rero mwana turiho ni diriri mifungurire ya kabisa byo gundi ni mujamani ukora ibintu by'amadocumentary man bira boro ni fake sana fake gute se fake I'm a fighter, a dreamer, rwanira ejo hanjye nkomeza intambwe ndahabona ejo si kera ejo si kera ejo si kera ejo si kera akazuba kazarasa ikizere kirahari ejo umucyo uzaza nigurukire ibuka za nzozi wari ufite ukiri muto birajya ashoboka wazigeraho akira ukuboko tugeraneyo buryo zose kera twigendere tugere ibicu